rero bigiye kuba ngombwa ko twinjira mu kiganiro kugira ngo tugicukumbure. Birumvikana ntabwo waba warabyaye wite ku mwana wenyine kandi ufite umuntu mwamubyaranye, kereka nimba adahari cyangwa utazi ahantu aherereye. Jenny narabimubwiye, amajije kubimubwira afatamo bikino. Yego. Amajije kubifatamo bikino ndamwihorera. Aho wakoraga? Yarankuriye. Duhura gutyo nyine ubwo birangira duhuje. Yego. Mbwira nyine ko yaneye inda ntiyabyemera. Yanga kubyemera. Avuga ko yafashe. Uko yambwiye. Reka tubasuhuze cyane mwe mwakoze subscribe kuri Karoli TV ndetse na Bishop Bakebure TV. Tubasuhuza u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, mwe mwese muri ku migabane itandukanye. Turabifuriza akazi keza kuba gafite, namwe mudafite akazi turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gushika intege. Iyi rero mukurikirana ni Bishop Bakebure TV. Murabona ko twakiriye umutumirwa rwose, nimba ari umwari nimba ari iki arabitwibwira rwose, atubwire n'amazina ye twamuha umwanya. Nitwa Manyana Kevin. Manyana Kevin. Aha rero Manyana Kevin tukwakiriye kuri Bishop Bakebure TV. Manyana Kevin mutuyagana he? Tuye muri Kigwene. Kigwene mu karere Ka Kamonyi. Karere ka Kamonyi. Hanyuma se Manyana Kevin mu buzima busanzwe ukora iki? Ncuruza utunyanya ku muhanda. Ucuruza utunyanya ku muhanda? Ubuzima se bwo mu Kigwene ubona akanyungu kaboneka? Gake gake. Karaboneka cyane. Yego. Hanyuma se ko tukubona ukiri mutoya, uri umufiye cyangwa uri umumere, uratubwira nimba warashatse cyane mutarashaka? Umufiyemere. Umufiyemere. Bishatse kuvuga ko ufite umwana ku ruhande? Ndamufite. Yego. Nimba atari se ibanga, ni umuhungu ni umukobwa? Ko twumva se ufite akazina keza cyane, umwana yitwa nde? Ishimwe Ganza Brian. Ishimwe Ganza Brian. Ni byiza cyane. Hanyuma se muri Kigwene ubuzima busanzwe abantu mubayeho mute iyo udacuruje izo nyanya bigenda gute? Cyane guhinga ibitunguru, cyasuka n'abagara. Hari n'ikiyete kubera ari mwimeshi. Yego. Kajya no kuvoma. Akazi karahari nta kibazo cyere kudafite imbaraga. Babandi bavuga ngo akazi karabuze, akazi hano muri Kigwene karaboneka? Karaboneka rwose nta kibazo. Ese njya nicara iyo mfite imbaraga. Ndumva mwigendera. Yego, ndumva ko ugomba ukora cyane ukabona amafaranga. Neze ku bantu numva bavuga ngo akazi karabuze ahantu hose, nkaba numva guhinga ibitunguru, ugacuruza inyanya, uvomera ijerekani bayivomera ngahe? Ni 150. Wijyana kure se cyangwa ni hafi? Terwa n'ahari. Ndumva amafaranga uko byasa kose atari make, ariko ugereranyije n'i Kigali ari ahantu nigeze kuba, ahantu bavomeshaga ibuni imwe ndabyibuka kuyijyana yari amafaranga 200. Se hano ntabwo baba bahenda? Nyine biterwa n'ahariho, kubera na kenshi n'aha nyine naho hatangiye kuza umujyi, abenshi bazanye amazi yabo, barakuruye bazanye amazi yabo. Ngo rero iyo ugize amahirwe ukabona nkase nkana, kubera nyine nakubwiye ko mfite n'umwana akeneye byinshi, ntabwo rero nayirengagiza ndayemera. Hanyuma se umwana wawe niwe umwitaho cyangwa murafatikanya n'umuntu? Njyewe umwitaho. Hanyuma se uwo mwamubyaranye ntabwo ahari? Arahari ariko ntabwo amwemera 100%. Ntabwo amwemera 100%? Byagenze gute ko numva ahubwo tugiye kwinjira mu kiganiro neza nyirizina kugira ngo tugire nawe nazakurikira iki kiganiro aze wenda azisubireho, kuko bajya bavuga ko ise w'umwana amenywa nande? Na mama wiwe, sibyo? Rero bigiye kuba ngombwa ko twinjira mu kiganiro kugira ngo tugicukumbure. Birumvikana ntabwo waba warabyaye
wite ku mwana wenyine kandi ufite umuntu mwamubyaranye, kereka nimba adahari cyangwa utazi ahantu aherereye. nyine narabimubwiye, amajije kubimubwira abifatamo bikino, amajije kubifatamo bikino ndamwihorera. Ndangije kumwihorera rero ndavuga ati ndifashije ntabwo nzananirwa kumurera, kandi abizi ko ntabana n'abantu nabi, abo ngerageza kubana nabo neza bazamfasha ku ruhande rwabo. Rero nonaha nta muntu umeze neza nkanjye. Bitewe n'uko wita ku mwana wawe biriya byose watubwiye ugenda ukora, meze neza rwose nta kibazo ufite. Hanyuma se uyu muntu mwamubyaranye aherereye ari hano Kigwene, aherereye agana Musanze? Aherereye Musanze. Nube tutaravuga ubutumwa wenda wamugenera, ubusanzwe ubundi mwahuye gute, mwari mukundanye cyangwa byagenze bite mu buzima? Narakoraga ndi mu kazi ariko yari manager wanjye. Aho wakoraga? Yarankuriye. Duhura gutyo nyine ubwo birangira duhuje. Mubwira nyine ko yaneye inda ntiyabyemera. Yanga kubyemera. Avuga ko yafashe. Uko yambwiye. Nuko yagusubije. Birumvikana ko umaze kumubwira ko habayeho gutwita akagutera inda, we yahise ayihakana. No kugeza na n'ubu se ntabwo arabona umwana wavutse byibuze arebe nimba koko isura ari yiwe? Ntabwo arayibona. Hanyuma se ko hano mu Rwanda mu gihugu cyacu babyoroheje, akaba ari ikigo gishinzwe gupima nyine kikagenzura nimba koko umwana ari uw'umugabo, sibyo? Icyo kintu waba waragitekereje ukakimuganirizaho nimba muvugana ku buryo kimwajya gupimisha umwana? Abyizeye. Twari twavugana kuko nabyara. Umaze igihe kingana utubyaye? Amezi 9 ubyaye. Amazina se ye waba uyazi kugira ngo ndayazi ariko sinshaka kumutangaza. Buriya kubw'umutekano wawe nuko udashaka wenda ko byinshi byiwe bijya hanze, ariko mu by'ukuri nimba umuntu yaraguteye inda akaba ugejeje ayo mezi yose nta kintu agufasha, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Naho umutima ni umurya, nzajya kubona mbone aramamagaye cyangwa naraje. Muri icyo gihe cyose se mwaba mugirana communication ku buryo kimuvugana? Nta communication nimwe tujye tugirana ibaho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero mu by'ukuri ndumva ari ikintu kibabaje cyane. Hanyuma se mu rugo ufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Bose umaze kubageza iyo nkuru babyakiriye bate? Barambwira ati nushaka uzapfire kwa muganga. Ababyeyi? Se bibaho kugira ngo umubyeyi atererane umwana wiwe aje gupfira kwa muganga? Buriya wowe ntago bizi. Nese ko bambwiye ati nushaka upfire kwa muganga, ibyo bambwiye nyine akaba ari byo mfata nkamara kwa muganga ukwezi. Kwa muganga nyine nahura n'abaganga beza bakanyishyurira, nari kubigenzura. Ni ukuvuga ngo ari abaganga nibo bakwishyuriye, uwaguteye inda nigeze kwishyurira? Kugeza iyi sase mituweli y'umwana irirwa ni wowe mbese uyirihira cyangwa nta mituweli ubaho? Mituweli y'umwana ubu ngubu mpagaze ujya. Nta mituweli ubaho? Nta mituweli mbamo, papa yambwiye ko azanankura ku cyicaro cye. Nese papa wawe ubwo numva se ababyeyi baba barabaye ababyeyi gito, nimba umwana wenda agize gutya akaba ahuye n'ibibazo, turabizi ko abakobwa benshi bakunda guhura na risike cyangwa se ingaruka zo gutwita batabiteguye. Kubera icyo ababyeyi bafashe iyo ntuza yo kuvuga ngo reka dutererane umwana wacu nashaka azapfe? Nta kindi cyari kibyishe inyuma? Jewe nyine twajyanye kwa muganga, ibise bimajije kumfata njyana na mama kwa muganga. Ngezeyo arambwira ati ndaje ndasohotse ngiye kuzana akantu ko kunywa, ndahita ngaruka. Agenda yigendeye, miga umuntu kwa muganga ndamuhira. Ndamubura neza neza. Ari mama wawe? Ni mama wawe kubyara mu nda neza cyangwa se niwe unyibyarira mu nda ye? Na papa wawe? Ndabahamagara ndavuga se ko yanaye kwa muganga nkanyohereje basi n'amafaranga yo kwa muganga nkishyura nkataha. Arambwira ati reka ati se amafaranga harawa yabitse muri nzu. Ese ubwo ngubwo urumva nari kubabwira ngo kinahise nyine.
none mu byari bisanzwe mu bisanzwe mujya kwa mbere uko mujya kwa muganga utwite warabibabwiye cyangwa ni bya bindi abakobwa batwita bakabanza bagahishinda? Oya, je nayo nigeze mishinda yanira. Warayibagaragaje ubabwira barayireba rwose nta kibazo. Ko nyine ndi kwa muganga nahisemo amagara se w'umwana. Ndambwira ati se ko ndi kwa muganga nabyaye banyoherereje n'ibihumbi 5. Nkareba ko nakishyura amafaranga kwa muganga nkataha nkava hano hantu. Ko meze nabi nanabazwe. Abarambwira ati reka ati nta mafaranga mfite. Arangije kumbwira ko rero ntayo afite. Ndarira ndahora. Amaze kukubwira ko nta mafaranga afite n'inda nayo ntabwo yayemera kugeza n'icyo gihe ubwo amubwira kuri kwa muganga n'ubundi ntiyari kugufasha inda atayemera. Umwana yaravutse ndamwiyitirira. Mugurira umutaka, mugurira buri kimwe cyose yumvaga akeneye. Byose niwe wabyimenye. Ise w'umwana ari aho ngaho i Musanze, nta kintu na gitoya kugeza n'isaha gufasha. Nta kintu na gito amenyera rwose. Ese ntabwo waba warigeze utekereza kuba wenda wamujyana mu buyobozi kugira ngo wenda ubuyobozi bukurenganure? Ntabwo nigeze ibyo ngibyo mbitekereza. Ko naravuze ati wenda azisubira reka muhungu nigendere mba ngiye mu rugo ngende nicare wenda azisubira. Yego. Hanyuma se mu by'ukuri turebye uko umeze uracyari muto, uwo waguteye inda yaba arafite urugo cyangwa wenda akaba avuga ati wenda byazatuma nemeye umwana binsenyera? Yararufite. Yararufite ariko yarafite umugore nyine utabyara. Ubwo nicyo kintu cyaba cyaratumye agira gute agabanya ikijyanye n'intuzi no kuba yakwemera ko umwana ari uwiwe. Hanyuma se ubona amaherezo y'ibi bizagenda gute? Wowe ubuzima ubona uzabushobora kwitungana umwana? Ababyeyi ntabwo bagufasha, nawe ubwawe turi mukora urumva turacyaciriritse, ubona bizagenda gute? Ubona bizagenda gute? Nzajya nkomeza kugerageza nyine, nibikomeza kwanga nzamuheka mushyire se ashaka ukuntu nawe yashyira hake. Ntabwo nzamumuha. Kumuha rwose sinamumuha. Nimbona bikomeje kwanga ntabwo namutanga. Umwana wanjye ngomba kumurera kandi ndabizi ubuzima buzahinduka. Oya, ubuzima burahinduka, uracyari muto kandi icyizere burya icyo cyifitemo nicyo cya mbere. Kandi ikintu nagushimira nuko utabaye nk'abakobwa dusanzwe tubona hanze batwita inda bagasanga bagiye bazikuyemo, sibyo? Kuko bariya abantu twabita ko ari ubugwari buto. Nimba utwita inda, emera umwana avuke umurere, kuko umwana agera ku isi ariko ntabwo ubuze icyo azaba. Ashobora kuba ejo ari perezida, akaba ari minisitiri, cyangwa se atwara imodoka zitandukanye, ibintu nk'ibyo. Rero icyo kintu nkawe wakoze ni cyiza, ahubwo turanenga ise w'umwana waba utaragize gute, utarafashije umwana wiwe amenya ati ni amaraso yanjye reka nyasigasire. Noneho n'ikibabaje nuko uwo bari kumwe atigeze anabyara. Siko watubwiye ko atigeze abyara umugore bari kumwe? Ntabwo yigeze abyara. Akaba yaragize amahirwe Imana imuhaye umwana, akaba amutereranye gutyo. Yamwihakanye rwose imva itaranakura. Irimo mu kwezi kwa mbere. Hanyuma se uyu mupapa mu by'ukuri dufashe telefone tukamuhamagara kugeza aka kanya nanone yaduhakanira ko itigeze agutera inda? Akanya se dufashe telefone tukamuhamagara abo ntabwo yamera nka babandi bahita bihakana abantu ati ngiye ntabwo muzi, sinigeze mumenya. Ntabwo wajya avuga ko atanzi. Arakuzi. Aranzi. Yemera ko mwana we mukaryama? Ngo rimwe ngo twarahuye afataho gusa. None se kubwo gufataho siko kwavuye n'inda nubwo abihakana? Twarahuye ngafataho rimwe gusa. Kandi wowe rwose muri uko guhura kwiwe nta n'uwo yagutereye inda nk'uko bitwibwiriye. Mu by'ukuri ndumva ari ikintu kibabaje cyane, gusa ngushimira uburyo ki wemeye gufata
ingamba zo kuvuga ngo umwana nubwo se nyihakanye wenda n'ababyeyi nabo bakambera ababyeyi gito aba nemeye kugira gute kumurera umwana akavuka. Umwana ureze amezi ageze mu 9 ni ikintu gikomeye cyane. Batubwiye ko ucuruza utunyanya, kujya guhinga ibitunguru no kuvomera abantu, no kujya kutubagana. ahubwo si ubwo no gufura ntibizamo gufurira abantu bakaguha kugira ngo bashe gutunga umwana. Nakyo nkabonye ndagakora da. Gasubwo urumva wakanga ndagakora iyo nkabonye. Mbese akazi kose uragakora kugira ngo umwana babashe kubaho. Akazi kose ndagakora nari. Ni byiza cyane rwose, Imana kandi ijye gushyigikira. Natwe nk'abakunzi ba Bishop Bakebure TV n'abazakurikira iki kiganiro, twababwira ko rwose uko byasa kose murabona uyu mwari rwose yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Turaza gusiga nimero araza kutubwira nimero yiwe, wenda wakenera kumufasha cyangwa kuvugana nawe yaza kohereza nimero yawe, uraza kuyisiga mu kiganiro. Sasa tugana ku musozo rero, turagira ngo uraza gusiga nimero yawe kugira ngo abantu bose bakurikirana Bishop Bakebure TV bazakurikirana iki kiganiro, kugira ngo waba akozwe ku mutima n'uburyo ki ubayeho n'uburyo ki ufasha umwana wawe wenyine waratereranywe n'umupapa w'umwana, kugira ngo wenda wagira inama guha se cyangwa se wagira ubufasha runaka aguhereza nimero yawe, uraza kuyitubwira ubundi tuzageze ku bakunzi bawe. Iki kiganiro ndagira ngo utange nimero ku bantu bazagukurikira cyangwa se ku bantu basanzwe bakurikira Bishop Bakebure TV baba bumvise iki kiganiro bagakorwa ku mutima n'ubuhamya se cyangwa ubuzima ubayeho, kugira ngo wenda waba afite inama se cyangwa se ikintu yakohereza kuri telefone. Nimba ufite nimero ya telefone watubwira, kandi nimba ari nayo byose urabitubwira. Ufite simukadi ariko telefone nayo ndabona. Ufite simukadi, telefone ntabwo urayibona. Iyo simukadi se yo waba uzi nimero? Nayo. Ubwo mu by'ukuri nimba utazi nimero, ariko kuwaba gukeneye nanjye Bishop Bakebure ndahari, nshobora kuba namukugezaho uko byasa kose mu gihe telefone itaraboneka. Hanyuma rero dusoza ikiganiro, ndagira ngo utange message cyangwa se ubutumwa ku bantu b'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rw'igitsina gore, abo twita abakobwa, kugira ngo nabo batazahura nk'ibyo wahuye nabyo. Ubutumwa wabahereza n'ubuhe? Inama nagira abakobwa, hano hanze hari abagabo, yego, hari n'abasore. Gusa ariko nyine harimo ababa badushishikisha amafaranga. Yego. Yamara nko kugutera nk'iyo nda ugasanga arakwangaje. Yego. Inama nabagira birinde pe. Yego. Kuko biba bigoye kubyakira. Nta kintu kigora nko kuyakira ko ugiye kubyara umwana ukamurera uri wenyine akarinda kusa. Ibyo bintu nibyo bya mbere bigora biba. Nanjye byarabanje birangoye. Nanjye byarangoye pe, sinababwira ko bitigeze bingora. Byarangoye. Birumvikana. Ikindi nagira urubyiruko, hano hanze hari abakobwa njya mbona njye nkiri umukobwa. Ikindi nagira abakobwa, hari abakobwa bagenda mu ijoro banywa itabi, ibiyobyabwenge byose, banywa n'amayoga, ugasanga saa yine z'ijoro bari hanze, bari mu muhanda. Ibyo nabyo nabagiramo inama bakabireka. Yego. Urakoze cyane rero kubw'ubutumwa bwiza ugejeje ku rubyiruko, cyane cyane kwirinda ibijyanye n'ibiyobyabwenge, bakirinda abagabo babashuka, kuko ibyo byose nibyo bibasunikira guterwa inda zitateganyijwe, na cyane ko minisiteri ijyanye n'urubyiruko se cyangwa se n'umuco igenda ishishikariza abantu, cyane cyane urubyiruko, kwirinda ibintu nk'ibi ngibyo. N'abagabo bakarya bari menge, kuko RIB nayo ibereye maso urubyiruko ku bantu bashukisha urubyiruko amafaranga, ibintu nk'ibyo bitandukanye.
oya uyu munsi umugabo akubwira ko uri mwiza ashaka kubwira ko uri mubi yego na wa undi witwa Gasheri arakubwira ati sheri si uguhamagara ninde ngende sheri ibihe birahinduka bakobwa murebe mukanuri